Reba igare uburyo baza kuba babitwubakira. Sasa ngira ngo murababona uburyo babangutse, uburyo bamanuka n'uburyo baba bimanukira. Sasa ubundi izi mvugo zo kwimanukira ni nkaha ngaha ziba zaravuye. Dore uburyo abasore sasa baba bapanga ibintu byabo. Dore aha ngaha sasa urabona ko uko baba bakubwiye ngo ni igare, baragenda bakabipanga neza cyane ku buryo ureba ugasanga ni rya gare rya rindi rimwe rya siporo. Sasa ngira ngo mwe murakomeza mureba buri kimwe, ubundi aho muraza kubona ibintu. Umunsi sasa rero tukaba twerekeje ahangaha ku kigo cya Kirambo. Ahangaha akaba hari abasore batwika cyane. Abasore rero tukaba twasanze bari mu myereko igiye itandukanye. Sasa rero uyu munsi uribaza ngo tugiye kuba tureba iki? Uyu munsi rero tugiye kuba tureba imyereko yawo ku gice cya yoga. Sasa rero ibintu tugiye kuba twakurikirana ahangaha, tugiye kuba twareba uburyo bagenda biyerekana. Ubu ngubu rero akaba ari nge umunyamakuru ugiye ko ubafashamo, akaba ari na wundi Mr. Kizito. Sasa rero uko tukaba tugiye kuba dutangira sasa ngaha. Ngira ngo rero muraza kugenda mukurikira uburyo ibintu bigiye kuba bigenda ahangaha kabisa. Bibutsa ko uyu munsi nitwika ridasanzwe kabisa, nkanjye Mr. Kizito waje kuba wibera ahangaha ku kigo cya TTC Kirambo. Ahangaho turaza kuba dukurikirana imyereko y'abasore bacu igiye itandukanye. Rero muri aka kanya tugiye kuba dukurikirana uburyo batangira. Sasa noneho dukurikirana n'ibindi myereko yabo igiye itandukanye. Ngira ngo byose muraza kugenda mubikurikirana gatanu kuri gatanu uko mugenda mureba buri kimwe. Sasa ngani ko abasore baba bagiye babyitoza mbere yuko bagira igikorwa bakora, baba baragiye bategura utuntu nk'utwo ngutwo ngaho mukurikirana gatanu kuri gatanu. Bibutsa ko rero Ingindi Segonda TV mukomeje kuba mwakurikira kabisa. Mwewe icyo nabasaba no gukora subscribe, like ndetse na share, ubundi tugatwika tukimanukira. Ya murakomeza mukurikira neza cyane, murakomeza mureba buri kimwe ahangaha. Sasa rero tugiye kuba dutangirana n'abasore, turaza kuba dutangirana nabo ahangaha bagiye kuberekana icyo bita triangle. Sasa ahangaha rero mugiye kuba muhera kuri triangle maze babereke uburyo bamanuka ndetse baba bateguye kabisa. Sasa rero murababona n'abasore batatu. Hariya urabona ikintu bita umusore aba yarubatse yarakuze yarariye neza cyane kabisa, ku buryo ubona ko ibintu bye biba biteguye fresh kabisa. Sasa rero muraza kuba mukurikira neza cyane, abantu muraza kuba mugereranya muvuga muti triangle iraza kumeze gute, impande zayo 180 byose kuba uraza kuba upima ubisangamo ahangaha kabisa. Abasore bacu ngira ngo mwabonye ni abasore uko ari batandatu. Sasa batwubakira triangle ahangaha, ngira ngo mwabikurikiye neza cyane. Abari abasore bameze neza cyane kandi ubona ko bariye neza cyane, ubona ko rwose nkuko nababwiye uyu munsi nitwika ari dasanzwe. Sasa mugende mukurikira kandi nkomeza kubashishikariza gukora subscribe ndetse na share kuri page yacu kuri TV yacu y'Isegonda. Ahangaha rero aho tuba tuhababereye. Sasa rero turukumbeje abasuri bacu ndetse n'umusigiti wabo ahangaha bagiye kurikizaho icyo bita umusigiti. Sasa rero ngira ngo mugiye kuba mubikurikirana buri kimwe, ngira ngo murababona neza cyane. Nago ibi bintu mw'abantu mwe nago wapfa kubijyamo utarubatse umubiri utarariye neza cyane. Ngira ngo nanjye nibyo byankuye hariya kure cyane nerekeza ahangaha kugira ngo mbereke uburyo abantu baba barazamuye impano yabo. Ngira ngo muragenda mukurikira neza cyane buri kimwe, abasore uko mubabona uburyo bagenda bapanga ibintu byabo, ndetse muraza kureba neza ukuntu umusigiti bagenda bawubaka. Muragenda neza cyane umanuka hariya i Kigali uraza kubona umusigiti neza cyane, uraza gushushanya usanga ibintu biramacinga kabisa. Ubona ko ari abantu baba bariteguye, ibintu byabo baba biri ku muteguro, mbese ni bya bindi bakubwira ngo abantu baba bateguye. Sasa rero murakomeza mureba neza cyane, ni abasore bagera kuri 7 kabisa, akaba ari bo baba bagiye bakubakira umusigiti.
mbibutsa ko Mr Kizito kabisa uhababereye hariya TTC Kirambo aho abasore bagenda biyerekana ku bintu bagiye bashoboye bigiye bitandukanye muri uyu umukino wabo. Sasa muragenda mukurikira neza cyane, mukurikira buri kimwe, muraza kureba uburyo abasore bacu baba bateguye, natwe tukimanukira ngaha twateguye tuje kubereka ibirori byabo basore uburyo baba bariteguye buri kimwe, noneho natwe tukabategurira tubereka kila kitu, namwe mukadutegurira mukora subscribe kuri TV yacu iba itwika yimanukira. Sasa rero murakomeza mukurikira. Sasa ngaha ni igifaru kigiye kuba gikurikiraho, ugiye kuba mukurikira igifaru. Sasa noneho rero muraje kuba mubabona, turaje kuba tukwereka abasore ahangaha. Abasore barabangutse, namwe muriho murabyibonera ahangaha kuri TV yacu. Abasore ubona ni abasore bagera kuri 3. Sasa ugiye kwibaza uti bagiye kuba twubakira igifaru gute? Urafata wimagine igifaru cyawe, nurangiza uze n'abo basore uko baba bateguye ibintu byabo, natwe tuba twateguye ibintu byacu tuberekeza kuri ibi birori ndetse n'imyereko igiye itandukanye, tubereka ko neza TV yacu iba yateguye neza cyane ibintu biri ku murongo. Kugira ngo murakomeza amukurikira akira kitu kabisa. Noneho njyewe nyuma yo kureba maze mukaryoherwa, ndabasaba ikintu kimwe gusa, ndagukora subscribe ndetse na share, ubundi tugatwikana tukimanukira muri iri twika ridasanzwe. Sasa rero ndagira ngo muragenda umukurikira. Ubu ngubu rero tugiye kugipanga. Igipanga ni iki sasa? Kaza kuba igipanga cy'indege. Sasa akaba ari cyo bagiye kuba batwubakira ahangaha. Ndagusaba kugira ngo wowe ukurikire neza cyane, ubundi nuze kugenda udakoze subscribe ndetse na share kuri page yacu. Sasa rero ngira ngo ndimbibutse nanjye ni Mr Kizito ubaye uhababereye kabisa, ngira ngo byose muragenda amubikurikira 5 kuri 5 ndetse na live kuri live. Ngira ngo murabona ko abasore baba bateguye, mwabantu ngo nimukire ngo ibintu bipfa kwikora, abantu baragiye bagategura ubundi ibintu byabo bakabishyira ku murongo. Ngira ngo muragenda umukurikira neza cyane buri kamwe, buri kintu cyose muraza kuba mugikurikira ngaha kuri TV yacu. Sasa ranga tubafitiye ifarasi ngo bagiye kurikizaho ifarasi. Sasa ifarasi barayikora bate? Kanze turore, reka dukurikire. Sasa muraza kuba mubikurikira neza cyane. Bibutse ko ni Isegonda TV. Sasa icyo nagusaba ni iki, ndacyakubwira ngo kora subscribe ndetse na share kuri TV yacu, ubundi maze ubundi twike twimanukira. Sasa ngira ngo murakurikira buri kintu cyose, muragenda mureba, muragenda mukurikirana, uraza kuryoherwa ni bya bindi nyine no guhita ukora share na subscribe. Ngira ngo nyine mwabonye ahangaha mbibutsa ko ari TTC Kirambo, aho abasore bacu babagenda batwereka imyereko yabo igiye itandukanye. Sasa rero nawe icyo nagusaba no kureba witonze neza cyane, ukareba impano z'abantu, ubushobozi bw'abantu, imiteguro y'abantu, ukuntu baba barateguye ibintu byabo. Ngira ngo sasa ubu ngubu tugiye guhita dukomeza n'igare. Sasa tugiye kureba igare uburyo baza kuba babitwubakira. Sasa ngira ngo murababona uburyo babangutse, uburyo bamanuka n'uburyo baba bimanukira. Sasa ubundi izi mvugo zo kwimanukira ni ngaha ziba zaravuye, dore uburyo abasore sasa baba bapanga ibintu byabo. Dore ahangaha sasa urabona ko uko baba bakubwiye ngo ni igare, baragenda bakabipanga neza cyane ku buryo ureba ugasanga ni rya gare ryarindi rimwe rya siporo. Sasa ngira ngo mwe murakomeza mureba buri kimwe, ubundi aho muraza kubona ibintu ari uburyo. Sasa ndabasaba gukora subscribe. Mbibutsa ko Mr Kizito akaba ari njyewe sasa uhababereye, kugira ngo mbe nabereka impano z'abantu zigiye zitandukanye, kugira ngo mbe nabereka uburyo abantu baba barateguye. Sasa rero tugiye kuba twakurikizaho ikintu bita umutwe. Mugiye kuba mwareba ati umutwe ukurwa gute, ni gute ubundi umuntu uko duhera hasi turagenda tukazamuka tukagera ku mutwe. Reka turebe ukuntu abasore bacu baba barateguye ibintu byabo, ubundi bakagutegurira umutwe ukareba neza cyane ugasanga ibintu birahura. Nanjye rero ndanga kugira ngo nirebere nanjye
nindagiza kureba ubundi nanjye mbereke uburyo abasore bacu baba barateguye. Bibutsa ko ni Isegonda TV riba ryagufashije kuba wakurikirana izi video zose, rikagusaba kuba wakora subscribe na share ndetse kugira ngo ibintu byacu bikomeze kuba byagenda neza cyane, noneho byatwika ridasanzwe rikomeze kuba byagenda neza cyane. Sasa noneho murajya mukurikira buri kimwe, murajya mukurikira buri kintu cyose, murajya mukurikira uko ibintu biraza kuba bigenda, kugira ngo murareba neza cyane uko ibintu bimeze. Sasa ngira ngo byose muri kugenda mubikurikirana gatanu kuri gatanu, natwe nicyo tuba tubereye ahangaha kugira ngo tube twafasha kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane. Sasa ngira ngo ahangaha baraza kuba batwereka inzira sasa uburyo iza kuba igenda. Basi ngira ngo murabyibonera. Sasa ubu ngubu tugiye kuba dukomeza, noneho abasore bacu bakwereka uburyo ububakamo imashini, uburyo bakwereka uburyo imashini iba iteye neza cyane. Sasa rero ngira ngo muragenda mukurikira buri kimwe ahangaha kuri TV yacu Isegonda. Sasa ngira ngo muraza kuba mukurikira, nago mw'abantu ibintu ntabwo wapfa kubikora utarateguye, ibintu ntabwo wapfa kubikora mu by'ukuri utarateguye neza cyane ngo ube uri ku muteguro. Sasa rero mubona ko ni impano ziba zigiye zitandukanye ahangaha tuba twibitseho, ahangaha bakubwira ngo baba bafite ahangaha muri TTC Kirambo, izi ni impano ziba zigiye zitandukanye. Noneho uragenda wowe ukurikira neza cyane, uraza kuba wihera ijisho, uraza kuba ubona buri kimwe, noneho wowe nta kindi uraza kuba ukora subscribe, kubera ko uraza kuba ubona ibintu byaje kuba bikuryohera kabisa. Sasa rero mbibutsa ko njyewe ni Mr Kizito, sasa uhababereye kugira ngo bena bereka neza cyane uburyo abo basore bacu baba barateguye. Ngira ngo muragenda mukurikira buri kimwe, ibindi ndagenda mbibereka gatanu kuri gatanu. Sasa rero ngira ngo abo basore bacu nko barangije imashini bagiye kubakurikizaho inzira. Ubundi wakibaza uti inzira baraza kuba bayikora gute? Reka turebe uburyo baba bamanuka. Sasa rero kuri inzira yacu tugiye kuba dukurikira, turebe ese ni gute abasore bacu bahuza inzira. Sasa rero ngira ngo uko muragenda mubikurikirana ahangaha, umusore ahangaha bari kuba bakwereka ese inzira uko twagiye tubikurikirana, inzira ahangaha bari kugusobanurira ni iyihe. Sasa ngira ngo uko muragenda mubikurikirana gatanu kuri gatanu, muragenda musobanukirwa na buri kimwe. Ahangaha rero nibyo bari kugenda bakwereka, ahangaha nawe ukagenda wasobanukirwa kugira ngo ubashe kuba waryoherwa n'izi video tuba twabateguriye, unareba neza uburyo abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Sasa rero ngira ngo mwakomeje kuba mudukurikirana ahangaha ku Isegonda TV. Ngira ngo ubwa mbere twaje ahangaha tubereka uburyo abasore bacu baba baragiye bategura, uburyo abasore bacu baba bafite imiteguro yabo igiye itandukanye n'impano baba baragiye badevelopa. Sasa ngira ngo uyu mwanya tugiye kuba twakira uwo twasanze ari master wabo, akaba ari we ubahagarariye, akaba ari we sasa ugiye kuba yatubwira uburyo bakora, akaba yatubwira byinshi kuri iri tsinda dusanze ahangaha mu kigo cya TTC Kirambo, atubwira uburyo impano zabo ziba zarazamutse. Sasa rero ngira ngo master twakwakira ahangaha ukaba watubwira byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze. Amazina yanjye ni Irumva Patrick cyangwa se Master Jabu. Mwamwumvise rero ko ari Master Jabu cyangwa se Irumva Patrick mu mazina ye. Ngira ngo murabumva ko aba master ntabwo bajya bavuga amagambo menshi cyane. Ngira ngo master nkuko tubasanze ahangaha mufite ibintu byinshi mwagiye mutegura, tubona ko mufite n'urwego mumajije kuba mwagiraho. Ariko se master, umuntu ukuri cyangwa ku Isegonda TV, dore ko iba ikurikiwe n'abantu benshi cyane, ashobora kuba yakibaza ikibazo kimwe, ashobora kuba yakibaza ati ase kugira ngo umuntu yitwe master biragoye cyane, ntabwo umuntu yitwa master nta process byaciyemo, akibaza ati se kuba witwa master, ese waba waritabiriye amarushanwa angana gute kugira ngo ube wakitwa master? Murakoze. Ubusanzwe aritabiriye amarushanwa agera kuri 4
amarushanwa 4 natwe ibikombe 3. Ayo marushanwa rero nta yandi na marushanwa y'ibigo bigiye bitandukanye, akaba rero naje kubona kwitabiramo. Then ngeze ahangaha ndavuga nti reka nze nshinge groupe mbona nanjye nazazamura ikagira hiva ndetse naho yaza kuba yagera. Murakoze. Yangira ngo murabyumva neza cyane, Master Job akaba ari we tuba turi kuganira ahangaha. Mbibutsa ko ari Isegonda TV, ho icyo nagusaba no gukora subscribe na share, maze ubundi tugahita twimanukira. Sasa rero ongira ngo mbibutsa ko nanone tukiri kumwe na Master Job akomeza kuba atuganiriza nyuma yo kugira byinshi batwereka ku mpano zabo bagiye bazamura. Sasa Master Job, ngiye mfite ikindi kibazo nakubaza n'abandi bose bakurikiye Isegonda TV bashobora kuba bakibaza. Ubundi abantu baribaza bati iyi timu imeze gucye, iyi timu yazamuye impano kuri uru rwego. Umuntu ashobora kuba yakibaza ati ese urumva nkawe nka Master, iyi timu urifuza kuba ko izaba imeze gute byibura nko mu myaka 2 ugereranyije n'imyitozo ubahereza? Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza cyane. Burya ngiye muri make nifuza ko iyi timu yacu ni timu ngari. Nifuza yuko nibura mu myaka 2 igiye kuza ko yaba ari muri imwe mu ma timu ahatana ku rwego rw'igihugu ku buryo bukomeye cyane. Babwire ngo nukugira ngo tuzamure impano zacu, mwatanga namwe ubufasha bwanyu uko mukanda subscribe ndetse mukanda na share ku Isegonda TV, akaba ariyo nkunga yayo mwagenda mutugenera. Bibutsa ko nawe uri mu mutera nkunga wagira gutya ukaza ukegera Isegonda TV, warangiza ukazamura impano zacu nkatwe nka Acrobat Group. Ngira ngo mwabyumviye neza cyane, Master agenda atunyuriramo muri make uburyo abona iri tsinda rya Acrobat Group. Ngira ngo rero ubu ngubu Master nasoza nkubaza ikibazo, nkawe uhagarariye iyi Acrobat Group, ufite byinshi ubona wifuza, ufite byinshi bijyanye n'ibyo umushaka kugeraho, ufite byinshi ubona wabwira abantu benshi cyane bagiye bakurikiye Isegonda TV, ufite byinshi wabasaba. Ndagira ngo muri iyi minota rero dusigaranye ube wagira ikintu utangariza abantu bakunda cyane Isegonda TV. Muri make nkuko nabivuze haruguru, nta kindi natangaza nuko ubufasha bwawe weho umunyamahanga, weho umunyarwanda, nuko wagira gutya ugashora muri filime nyarwanda cyangwa se mu mpano nyarwanda, ukaza ahangaha ukaba wadutera inkunga. Ariko by'umwihariko ujya kuri YouTube channel ya Isegonda TV ugakora subscribe, ugakanda share ndetse ugatanga na comment yawe mu gihe iyo niyo mpano twumva twagusaba. Kandi iki noneho weho umushoramari wo mutera nkunga, nuko twifuza yuko ubufasha bwawe waza ahangaha muri Isegonda TV den ukazamura impano zacu zitandukanye. Ngira ngo mwabyumvishe neza cyane. Bibutsa ko ni Mr Kizito ubaye uhababereye ahangaha kugira ngo mbe nabereka uburyo Acrobat Group yo muri TTC Kirambo ibaye ibatwika. Sasa ahangaha bakwereka uburyo bagiye bazamura impano zabo zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero Master Job nagushimira cyane kuri uyu umwanya wawe wafashe kugira ngo ube watuganiriza, kugira ngo ube wakereka abantu bakunda Isegonda TV uburyo mukora ahangaha, uburyo muba mwarazamuye impano cyane. Sasa rero ngira ngo mwese mwakomeje kuba mwadukurikira, ngira ngo icyo nasoza mbabwira ahangaha mbibutsa ko ari Isegonda TV, nanjye nasoza ngaha mbabwira ni Mr Kizito wabaye uhababera ahangaha kugira ngo tube twabatwika, tube twabereka uburyo abasore bacu baba baragiye bategura. Bibutsa ko nta kindi aho usabwa nyuma yo kuryoherwa, urakora subscribe ndetse na share, ubundi tugatwika tukimanukira ahangaha uko tuba twaberetse video zacu zigiye zitandukanye. Nabashimira, ciao ciao, ndabakunda cyane.